kuki Imana ari imwe ariko hakabaho amadini menshi? Ese wigeze wibaza iki kibazo gikomeye? Ariko niba bemera ko ari imwe, kuki hari abiyita abakristo, abandi bati twebwe turi abayisilamu, abandi bati twebwe turi abaporoso, abandi bati twebwe turi abarotodogisi, abandi bati turi aba n'aba, nyamara bagakomeza bavuga ko Imana ari imwe. Amadini menshi yavutse bitewe n'amateka y'abantu. Aha twakwibaza tuti ese ubundi amadini yaturutse hehe? Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi tujya kuganira ku kibazo kibaza ngo kuki Imana ari imwe ariko hakabaho amadini menshi. Ese wigeze wibaza iki kibazo gikomeye? Niba Imana ari imwe, kuki haba amadini menshi? Kuki hari abavuga ngo ukuri ni uku nguku, abandi bati oya, ahubwo ukuri ni uku? Ese Imana yaba yarahindutse cyangwa abantu nibo bahindutse? Uyu munsi tugiye kuganira ku kuri kudakunze kuvugwa n'abantu benshi, ukuri gushobora guhindura uko ubona idini n'uko ubona Imana ubwayo. Mu by'ukuri amadini hafi ya yose yemera ko Imana ari imwe. Ariko niba bemera ko ari Imana ari imwe, kuki hari abiyita abakristo, abandi bati twebwe turi abayisilamu, abandi bati twebwe turi abaporoso, abandi bati twebwe turi abarotodogisi, abandi bati twebwe turi abana aba n'aba, ariko bose bakavuga ko Imana ari imwe. Ariko hano ntabwo ikibazo ari Imana, ikibazo ni uko abantu bayisobanura mu buryo butandukanye. Urugero, nka wa muntu ureba izuba ari ku musozi, undi ari mu kibaya, bose babona izuba, ariko uko baryitegereza siko bose baribona kimwe. Ibi bivuze iki? Ko Imana idahinduka, ahubwo abantu nibo bonyine batandukana mu kuyisobanukirwa. Amadini menshi yavutse bitewe n'amateka y'abantu. Aha twakwibaza tuti ese ubundi amadini yaturutse hehe? Amadini menshi yavutse bitewe n'amateka y'abantu. Hari aho umuntu umwe yagize ukwizera gukomeye, akwigisha abandi buhoro buhoro, hanyuma havuka idini. Hari naho abantu bashatse gusobanura Imana mu mico yabo itandukanye, nuko bakora uburyo bwihariye bwo kuyisenga. Ariko uko imyaka yagiye ishira, abantu batangiye gutandukana ku bitekerezo ndetse no ku nyigisho, bituma havuka andi madini mashya. Si uko Imana zabaye nyinshi, ahubwo nuko ibitekerezo by'abantu byabaye byinshi. Ikibazo gikomeye si uko hari amadini menshi, ahubwo nuko abantu batekereza ko idini ryabo ari ryo ryonyine rifite ukuri, ngo ni ryo ryonyine rukumbi ryaba rifite ukuri kandi rizabajyana mu ijuru. Iyo umuntu yemeye ko ari ufite ukuri gusa, atangira kwanga abandi, agatangira kurwana, agatangira gutandukanya abantu aho kubahuza. Nyamara niba Imana ari urukundo, kuki abayemera badakundana? Ahangaha niho ikibazo nyakuri kiri. Aha niho ikibazo gitangirira. Aha niho navuga ko ariho ruzingiye. Aha twasoza iyi nkuru yacu twibaza tuti ese niki gikwiriye gukorwa? Ahari ikibazo si amadini, ahari ikibazo ni uburyo bwo kuyabamo. Ahangaha ushobora kwibaza uti ese ni irihe dini ry'ukuri? Wakwibaza uti ese ngewe ndi umuntu mwiza? Ese nkunda abandi bantu? Ese ibikorwa byanjye byerekana Imana? Kuko mu by'ukuri Imana ntabwo yita cyane ku izina ry'idini, ahubwo ireba umutima wawe n'ibikorwa byawe.
niba Imana ari imwe, noneho abantu bagakwiriye kuba umwe. Amadini ashobora kuba menshi, ariko urukundo rugomba kuba rumwe gusa, uru rumwe rukumbi. Ntukemere ko idini rigutandukanya n'abandi, ahubwo ujye wemera buri gihe cyose ko rikubera inzira iguhuza n'Imana ndetse n'abantu, kuko ku iherezo si idini rizagucira urubanza, ahubwo ni ubuzima wabayeho. Tekereza, sangiza abandi, kandi ukomeze gushaka ukuri, ukomeze gushaka ukuri nyako. Ahangaha ndasoza nkubwira ngo Bibiliya yo irambwira iti mushakishe ukuri, nimumara kumenya ukuri niko kuzaba batura. Ese waba ushaka kumenya ukuri? Ese waba ushaka kubaturwa? Gerageza ushakishe Icyumba cy'Ibitekerezo TV kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga zacu zitandukanye, kugira ngo ushobore kumva byinshi bitandukanye, maze nawe ushobore gushungura cyangwa se guhitamo igikwiriye biturutse ku nyurabwenge zawe. Ndabashimiye, mukomeze kugubwa neza, kandi ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo video zose tugenda dushyiraho zijye zibageraho 5 kuri 5. Imana ikomeze kubana namwe. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana nk'uko bisanzwe. Mugire umunsi mwiza.